bavandimwe mwongere mwegereho Kiramani mutega amatwi mwiyumvire uko byagenda. Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe, uza nawe nahera mbibabwira gusa icyo nababwira ni kimwe, ni uko nyine uru rugamba tugomba kurutsinda nyine uko byagenda kose. Ndabizi nyine mwanzi n'umwe ni Satani ari gushaka kungerageza kandi ngomba kumutsinda. So navuze byinshi rero, ibindi nzaba mbibabwira. Ngira ngo n'ubu tuvugana channel zanjye bazibye, channel zanjye bazihakinze zose uko ari enye, gusa turi kubikurikirana nyine. Bambwiye ko Instagram ari kumfasha, bambwiye ko ushaka gufata iminsi 5. Ubwo iminsi 5 mushobora kuba mutari kubona ari ikintu na kimwe na uploadinga, nubwo ni igihombo gikomeye cyane. Iminsi 5 ari myinshi kuri channel 3 nyine ugomba gushiraho video buri munsi. Nubwo ni hafi video 15 zose nyine zakomeje kwinjiza amafaranga zigiye guhomba, cyangwa se 20 bitewe n'uko nabwo nsohora na kabiri. Izo video ni nyinshi. So rero muri iyo minsi wenda nta n'umuntu anabyizeye ko iminsi 5 ishobora gushira wenda bikagaruka. Umuntu abaye mfunguye kandi gacano gashyashya kuba muri ku nimba ndi busenze n'icyo ndibona ko ari pe, nimba ndi bushisheho sindi buri ibyo ndi bucisheho basi mupfe kuri ibyo ngibyo nyine. Wenda gize Imana murebye muri musharinga akagira ati karara kabaye monetize umunsi wa kabiri, indi minsi ikurikira wenda iba yakwinjiza nayo makeya. Gusa no gusenga pe, no gusenga mu nsengero nyine ndi mu bihe bitoroshye. Ari abantu ntago kunyoroheye, ari na shitani. Ubwo mwese nyine muri kunyataka, ariko nyine ndabizi ko ngomba gutsinda nyine tu. So rero ubuze ukuri umwanzi wanjye bundetse pe, bundetse bike baze ndware na shitani, ubu uzabugaruka nyuma. Hatari mukore subscribe kuri kano gacano, kuzindi channel zanjye rero nta kintu muri bwongere kubona aho kiretse nyine ibyo ngira gusubira ku murongo ko zose uko arenye zagiye nta nimwe igihari. Rero kuri subscribe hanga musharinga wenda abantu babibone, ejo mbashe gushiraho utundi video tw'iminsi n'ingahe wenda gize Imana yabamonetiza mu munsi umwe, indi minsi igahorana n'iminsi y'ukwezi ikaba yakwinjiza amafaranga basi. Mumaze kubyumvira byose uko byagenze rero bafana mukuru ba Kiramani mu mukurikira, n'undi wese uza kubona iyi video aze kwita yihutira gukora subscribe ni Kiramani. Murahita muyibona iyi video niyo twatacinzeho, kandi ineza yatweretse neza yeretse abantu benshi, natwe tuyimwereke. Murakoze nk'abafana.